Hi guys, mumeze mute? Uko mubibona tugiye gutungura umukinnyi wacu bita Pasi. Pasi gusa imbere ko mutungura ikintu ushaka kubanza kubabwira, nimba ukeneye keke nziza cyane muraza kuyibona muri video. Ku bantu mugira ubukwe, mutegura anniversaire, ama blood shower, buri kintu cyose ko gikemo niramo keke no ku bantu mufite ubukwe ndanayibazanira ngemike. Nzanyitwari ndashaka kubabwira ahantu wakura keke nziza ni kwa Jafeti, akorera muri Kimiro, agiye afite ahantu henshi akorera Kimiro nkiremera nyine abantu muri Kicukiro mwese Kanombe nahe musabwa kujya kwa Jafeti. Reka mbaye nimero ye mu mugane, keke muraje muyibone, ni keke nziza cyane. None umva ku bantu mufite ubukundi nimwe nkunda cyane, ariko bitavuze ko n'abandi ntabakunda. Umuntu wese yifuza keke rwose ni bamukore 10%. Nimero ze ni 078538 mu mugani. Rero ikintu gihari rero keke tugiye kuyinjiza, hari kibiriti anyarutse umva nyaruka zana tudufashe. Pasi ari hehe? Reba hano bivugire dore Jafeti nk'uyu nawe babwire mani abantu bakeneye keke mungane kabisa. Abantu bindera cyane cyane afite branch ndera ari mu Gasima. ntabwo byagiye kiravamo tugende twinjire nabi. Ikibiriti oya barakiduha hano ntabwo si de Pasi tangiraho si de Pasi dore si de Pasi. Si wabonye ko ari Pasi ku bantu mukeneye keke do Jafeti ne muntu wenyine ugukorera keke abandi bose ndeka gato gucana kuzimisha Pasi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Pasi. Madera nyoko. Happy birthday to you. Fire. Wibonye? Cameraman Gangzi. Mwabonye Pasi? Behind the camera. Umvageje urukundo mutema kukakaba. Ukanga kwitaba. Pasi keke 180. Yewe umva ya Pasi yedi ubona hanga uri kwiyumvute yarya ni keke yaravuze ngo ni keke. Pasi keke kwa Jafeti rero irahenze cyane. Agarara Rero ugomba Twagicaye hanze. tujye hanze Bazane nami. tubiserebure uyu munsi nuwa keke. None muze murye keke kabisa. turye keke. Mbese badusomere we. Bandusome ibyo ubona. Handitseho biki? Wabonye ko ari ifoto ya Sadiki? Ese iyi foto ya Pasi barayirya? Jafeti iyi foto ya Pasi barayirya? Barayirya. Reka ndye Pasi. Pasi Pasi njya kurya. Pasi turakurya sha. Ushobora kumurya. Umukire we. Umwana fanta okumana. Ntabwo dusanga fanta ni wayini. Wayini. Aka kawayini kwavanye hera. Aka kawayini ni nje kampaye nka gift. Gaturutse muri ntunze store. Nanjye ubwanjye na Ikarito arayida. Behind. Urukumva gute? Pasi niba atari bangoje muri akinga. Ese mwahoze muvuga guhera kare ngo yavutse nkagira yavutse kera. Oya. Nanjye yanjye n'uno munsi. Kirabeshya ntiyabaye. Ese yabaye. Uswa arye ni kwa kane mu kwa gatatu. Mu kwa gatatu. Kati. Daddy.
ese utwo turi baratuza hano nta kintu na kimwe nta kintu uramutamika n'icyo uramusiga kandi ibyo tuzuru twa pasi kubera ko azi gukora aniveriseri ase kunshisha nayifashe shamwareka karashya neza uko shamwana pasi uri kwiyumva ute tubwire mana ukuntu uri kwiyumva pasi n'umusizi ari kubura mana kariya ni akawayini pasi tubwire uko kwiyumva ute urumva wishimye wabiketse wabiketse uzaba ugiye muri pasi ntabwo yari kubikeka kagize ubwoba n'ubwiso bwatukuye turagatunguye imana amwishe mana irasharira rira agize neza amarira nakubye amaso Mika ari we warira se njye naba narize guys ntagogoye kapo yacu itunguye umukunzi wacu pasi si the man of the Mr. Money Mr. Money happy birthday pasi I love you ikigaragara nanjye yanjye ni hafi Regis se ariko barankunda izi ntoki se gute burya keke ya pasi arayicu arayica arayikibura mu guhamagara reka nta kinago ko nta banga mugira ngo arakora iki arayicyura yewe mvuga kwa 12 utankoreye pasi ndiho ngo utankoreye keke ndiho birthday pasi nangiye kuvugishwa rwose ibi ndabisabwa ari romantike ibitegese kaje kunyihengeka mama ushaka tugira nuko rero pasi tumutungura ku munsi w'isabukuru neza dadi ko ticara nawe wicara dadi rari wicara ari mwegerane ntacyo umwana wavutse yiyendetse zifata igaragara ajya mubwiye ko nta mwana ihindukiza ifata igaragara niko nyiri kuyikora avuze pasi akaba ari umukobwa wacu dukunda ntabwo aratubwira imyaka ye basuje imyaka ingahe ni 19 oya ni 19 uyujuje inshuro zingahe zivugisha sigesha guys welcome to my channel so rero pasi nko mubibona akaba ari umukobwa wacu kuva kera nubwo akaba yujuje imyaka y'ubukure ariko imyaka 19 ngo yemerewe kugenda utakontuwe n'ababyeyi ushobora kugenda ariko burya ntabwo irayemeza gusa uramutse ugize bakagufata ntabwo bakugira ntabwo bakugira 10 ningahe 25 diva ariko rero kuri mpamvu pasi atishimye pasi ntabwo araryaho nuko nabanza akate keke keke kata keke kurye kata keke kurye kata keke kata neza we ukuntu pasi arya bavuga keke ni keke ni keke keke yo kwa Jafet rero keke shedi akaba ari umugabo wa mbere ukora keke mu Rwanda ni kinini akaba yitwa Jafet Bakeri niwe uri dutunganyije kuba murabona nawe wishaka waduhamagara kuri izo nimero zanditse aho hasi tukanakuderivaringira sibyo ubwo siniwe uri gukata cyane pasi badagabanyije ubusambo ikatire ako mana si uvuki ese wakatana nawe ese we uri uri katana na papa wacu na dad haguruka katane na papa wacu nawe nshaka nanjye kandi turi kubipanganye nawe happy birthday my daughter happy birthday my daughter nanone ongera ukate we mvuta ariko gahunda yo kuyitana murayikomeje wende ayijyana ese ko ntwara amafaranga ariko byavuze ko ngo pasi ufite gahunda yo kugira ute yo kuyitana naririmbye se mukanyima mumbe miyanjye nanjye nakase ubwo banyima none we wayikase none uyikate tumenye uko bigenze
se we mwabuze ameza no sinayabonye Genuzane n'ameza. waduhaye ameza Sondi mazana beza ni aho ngaho. Nk'uko mubibona twari turi kuri tele hasize imyaka 19 ubona ari mu cameraman wacu mu Taganga akoresha kamera ya Ara nk'uko mubibona arayuza. tukaba turi kuri tele tukaba muri kumwe kumwe n'icyamamare Nebi nk'ibisanzwe Madame Hi guys. Madame Miki side chick Agahinja. hari ikintu ariko mbonye ndagira ngo iyi foto uyerekane yerekane turagira ngo tubwire mwebwe mureba ko iyi foto nayo bayirya iyi nayo barayirya aha ngaha hano kuva hano kugera aha ngaha bararya turashaka kurya umwana wawe ntabwo ari njyewe Umukurero. Pasi ndafata kuri cya gice wumva. atari kugaragara iki kimbere ntabwo twereka harya shaka kurya na hano urarya twereka njye aho nashaka kurya ntabwo ari kugaragara okay ni ukuri bose mbavuze byinshi babawe avuze ko bakicomba mu mukate keke turye nino buje barayirya nesereje mubuze icyo mubwira Pasi ku munsi we okay ikintu twakubwira buri wese ati ikintu abwira Pasi reka duhere ku mubyeyi umubyeyi n'usoza umubyeyi arya musoza okay reka duhere kuri njyewe njyewe nk'umuntu wabanye na Pasi igihe kinini Pasi ni umwe mu bantu bajoininze team mbere y'abandi bantu bose Pasi mukabivuge mpagaze uruhande rwawe Pasi turagukunda cyane ku rwego tutabasha kumva Pasi turagukunda ku rwego ndamutse ntandukanye na Miki nakundana nawe cya kabiri bumva turi muri video mbega tugomba nabyumvisha reka njye turi muri video afite izina nk'iki ntabwo ari ntuzi ariko cyari undi mubyeyi umukobwa aha ngambwira ngo uwo mubyeyi uraranda kumutima Obedi Obedi nanjye biraga bincitse Pasi rero nk'umuntu twabanye kuva 2022 nibwo Pasi twamumenye tumenyera muri filime ya Yesu twakoraga icyo gihe kugeza aka kanya Pasi icyo gihe twamenye afite 17 ntabwo nari mbizi ko twiyakiraga tuje imyaka y'ubukure ni neri wakomeje kuba insobanuro ngo 19 twaba twishimiye ko kuba Pasi umuryango wacu ari umwe mu bakobwa bashe kugeza iki gihe bakiri kuduhesha agaciro bakiri no guhesha Imana agaciro akiri n'isugi byongereho Kubivuga ibanye volume ngufi. bivuga gahoro nk'ari bivuze gahoro ni ukubera ko atari ubyivugiye bivuzwe n'umubyeyi ubasha kureba kure amaso y'abana baba hafi buri ubwo ntacyo. Pasi akaba agize imyaka 19 yarakomeye ku bukobwa bwe n'ibyo kwishima njye rero nk'umubyeyi hari amafaranga nagiye guhita amuhereza aka kanya ariko ayo mpamvu ngomba gufungura pole pole ni amadolari icyo nzi cyo pole 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 sound man umeshika hapo hapo so rero akaba ari amafaranga mashyashya ngiye guhita amuhereza ku mugaragaro ntabwo ari amafaranga menshi ahubwo byinshi ni ibyo gukurikira akira amazi ngiye nzanye ka kantu kari kuri iriya pantaro nambara kari kuri ako mu kwa gatatu 2025 ugiye mvugira na gatanu ugiye mvugira nari ikibazo cya mbere anniversary ni yakanga reka kugira anniversary nyinshi birebera niba se navutse mu mwuka mvuga ikibazo avuga ku itariki 30 z'ukwezi kwa kabiri 30 z'ukwezi kwa kabiri Kandi ubukwe bwa anniversary. Kiramani bwabaye mu kwa gatatu kandi aburaga iminsi mike mugirane icyizere kugenda ni ukugenda ukarya keke ubwo rero Pasi
nimara kubona ko anniversaire yabaye ntabwo turi karahari ku ipantaro ya costume ya costume isa imanitse hejuru y'akabati tukibona kumenya ko ugiye isabukuru ntabwo twabashije kugira ikintu dukora cyangwa tunapostinga twese tujya ku ikoranabuhanga dusakisha umugabo wa mbere uzi gukora keke mu Rwanda usanga witwa Jafet Bakeri turamubwira duti tumushanyiriza ku rupapuro sasa urabona ko keke yaba ari basondimani ntabwo yari kubisa gutya keke iri gusa bikwenda gusa n'uruhu rw'umuntu uri kumva badukorera keke imeze gutya ariko kutazana umwana ngo tumuhe kuri keke umwana wanjye umwana wawe de wabona isayi kubita bino nawe yicara hariya ariko so rero indi gift ikurikira nagombaga gutanga ngiye kuyitanga ku mugaragaro nta banga ririmo kandi nimugire amashyari sibyo hano mfite amakarita abiri cyaguye ikarita imwe uzakoresha kuno kwezi kose numara kuyikoresha uzayishyura genda bisaba visa card tujya kuri password ni 20202 nende kubye password ibike kure ibike ntibayirebeho ikindi ubwo ikirenze kuri ibyo ngibyo byaba ari amahanga koni cano iyo karita ibikuza byibuza makeya ni 500 ku munsi umwana ari ibinyabazungu ntuzarenze ayo nashyizeho ndabizi nashiraho bizaba birangiye ariho ndayazi so rero Pasi uri umwana twishimira kuko uri muto kuri twe turakuruta bamwe hari n'abo uruta wenda badahari hano wenda na Debora mu ruta turakwishimiye wisange kandi kuri ujya juru twifurije byiza uzashake n'abandi uzagira umuntu mukundana nk'uko nanjye nkundana na Nuki ntuzabiganire ubutinde mu gihe genda cyaro umwana ko mfite 17 kandi tuzagushyigikira kugeza ukoze neza kuko tuzaba turi kumwe nawe turagukunda mu magambo makeya sinzi byinshi naguha tunakubwira cyo murakoze thank you yego ndavuga ninde ni Miki karatuvugiye okay basi tunamubwira isabukuru nziza twamenyanye kwa kane no muri kumwe regisi cyo navuga umwana mwiza ndikanye n'abandi bakobwa bose nasanze muri kumwe regisi nta matiti ugira uba wikurije umenye izawe ndetse nakubwira isabukuru nziza niwe utaraza oya nyine Pasi afite ukuntu icecekeye muri kumva ariko kugira ngo rinagende neza bari badufashe no kubikata hari kubikora ko arimo akantu nagaruka umugore wacu nawe agira umugore we dufasha kubikata uri kumva rata mu gikari bayikata mu gikari Pasi uzaje kwidutwaza se mwakizano nkabwira Pasi kandi ikamera ikuriho dutwaze muri kaho twikata ibitekerezo ntabwo biri aha ahubwo wowe ntabwo biri hano iteke yancumura Jefe Ivana uzarenza imyaka 1000 sibyo se papa ari kandi ngenda gukunda urabizi inshuti yanjye usigaye mani bamugisha nanjye reka mvuge Pasi tukambivugira Pasi turagukunda cyane urabizi naraguhamagaye nshaka kukujyana ahantu onyeryaho nanjye ni busy ndi muri system nyine twaravuga nkiri ko wese ugenda avuga gahunda ya nimugoroba atareka mbese ndigi kuri anniversary z'aba arabahamagara ariko that's all none se ngewe namuhamagaye ngo mujyana hasi sinabikubwiye ni waratinze nta kundi Pasi umuvuzi ni muri ninde Neri ngabo Neri wowe Pasi happy birthday mani gohe ubuzima bwiza kubona amafaranga imyaka
vuga cyane. Pasi Yego. ntabwo hano uri kuhakora umugabo. kuri cano kanyura hakora umugabo muri Itonde nyine. asa neza kamurimo igitenge ntabwo ndi umugore ndi umukobwa ngaho Pasi happy birthday to you turakwifuriza ibyiza byinshi cyane mu buzima bwawe kunguka inshuti kunguka abantu benshi mu buzima bwawe gutera imbere imyaka myinshi njye ntabwo nari nkuzi ariko ndakumenya ni byiza nyine ubundi mameke yaragushimye nk'inshuti Regis akabona ko uri umuntu mwiza Dadi nuko urumva ntabwo Sadiki uri kumva ntabwo abantu bose bavuga ikintu kimwe ari uko bakubeshyera sibyo ubwo nyine uri umwana mwiza nanjye nizere ko tuzabana neza njyewe ntabwo wenda ndi mushyashya muri ino timu ariko nizere ko tuzakomezanya neza ariko oya nuko kare twakinnye twakinnye ahita ambwira nere ngo nikuri ugiramo ni ukuri ntabwo ari komera nyine kare ni imikino ni Regis wabyanditse ntabwo ari njyewe ubundi mu buzima busanzwe nitonda ubundi baba bananyuzura urasetsa witonda guys noneho ni n'ubwa mbere nje kuri nocana kandi nocana yitwa gosheni ntabwo ari iyanjye ni ya Regis ese ko muzi reka mbibasobanure neza kuba tabisobanukiwe Pasi nta cyane najyaga mbona just this video turi gukora ngomba kujya kuri platform urukundo tuzafata trailer wenda tuyishyire kuri ishene nini Hagati ariko Diopa azamwishyura. Diopi azamwishyura. Tubize mu mafaranga. Baguha yose. Cameraman wawe kuri YouTube channel nshya zana hano. Yego ko. mwana avutse kavuga oya ndi kwibaza Mera Ikivuga kuri uyu mwana mushyashya. mbere y'ibindi byose nanjye namwishimiye nanjye nibwo bwa mbere duhuye noneho biba byiza kurushaho duhura twibuka umunsi yavutseho turakwishimiye timu yacu nk'iki yanganaga nk'uyu hari yigeze kugana nk'uyu uyu munsi w'iwe ayiwe Hari undi. kandi uri burya keke nutarya ntabwo ntabwo ikibazo kuvuga si keke mana kiri kituma tuvuga ikibazo n'imitsindi biri buze nyuma ya gitsinda so bose ye Pasi happy birthday the first sibyo kandi umunsi mwiza n'indi minsi yindi izaza imbere y'iyingiyi inyuma de izabe myiza iyindi izakurikira ibe myiza kandi kuba gutya kuba uvutse uyu munsi ibintu byose n'Imana yagiye bigena nyine buri muntu agira igihe avukiraho imwifurije imigisha iterambere sibyo n'ibindi byiza byose Imana iguteganyirije kandi se ndavuga gute ngembuze n'ibindi ndenzaho nibyo ngibyo Mwaya ngahe muyumfita aha. yewe amugura mitsingi enye inyenyeri n'ibitandatu murakoze ibyo bintu ndaza kubizirikana nutabikora Dadi oya Soundman ntabwo arya keke se yego keke inyenyeri cyane umuntu utavuga ntabwo arya keke n'uno mwana Sound. ntabwo arya keke njye cyo navuga kuri Pasi iyo umwana twamenyanye mu kwezi kwa gatanu Mwumve sound man. ubu turi mu kwezi kwa 10 ugaca amezi 5 Vuga cyane sound ngo ushinzwe amajwi none kuyica. okay icyo navuga kuri Pasi twamenyanye mu kwezi kwa gatanu ubu turi mu kwezi kwa 10 ugaca amezi 5 tumenyanye Pasi n'umwana mwiza ni umuntu ukunda kubana n'abagenzi musansi muga byinshi ariko nyine Pasi none kumeze muheza gihe ngari w'abaturanyi bacu murakoze Yego. Dadi niwe ugiye kuvuga mbe neza mbere na mbere ndabanza gushima Imana kuba yaragushyize ku isi hakoreshejwe cya gikorwa cyakozwe na mama na papa. Iyo Mana ni muri icyubahiro ariko Haleluya Aga ntugu. iryo jambo rinkoza hano haleluya Cya gikorwa ntabwo yagitaruka.
ikindi ngiye Pasi namubonye bwa mbere kuri tariki yavutse namubonye bwa mbere ndamwishimira kugira ngo abenshi mwabivuze umwana mwiza nanjye kumubona uko namubonye rwose kuri tariki yavutseho ni umwana mwiza Pasi reba hano tureba afite n'ukuntu areba neza afite n'ukuntu aseka neza afite n'ukuntu atujemo Pasi ku myaka wagize uyu munsi Imana izayikube inshuro 8 ko biri kose turi kuri isi nk'abazayiva ariko uzayiveho rwose waraboneyeho ibyiza Imana izagusigiriza kunogereza vuga utamena amen ntabwo ndi buvuge byinshi rero burya buri munsi umuntu aravuka uko umwaka ushize kuri tariki ushatse wavutse ariko noneho by'umwihariko umunsi w'amavuko uwo nguwo uwo munsi wageze ku isi umunsi warize amarira ya mbere gusa kwifurije ibyiza uhirwa kandi Imana izakumpera umugabo uzajya ukugerezayo neza vuga ngo amina amina umugabo uzajya ufata neza akagutetesha iyo amina ko atabivuze neza umugabo uzajya ugufata neza akagutetesha akagezayo neza akagukorera icyagukuye iwanyu mbese ntibyabura umukino karita y'umubikira niba nta ibindi umunsi mwiza w'amavuko joyeux anniversaire happy birthday kandi have many more days ahead turagukunda cyane amashyi baby bitu bivugaho nyamya okay wagira ikintu uvuga cyangwa nurye kera kati babwira ari kuvuga iyo niyo thumbnail vuga fata kitu babwire iyo niyo igu happy birthday nta mwana uvuga afite inzara mu mwaka navuga okay Pasi fata keke mwana wacu yubahe Pasi hari udufoke muze mwatambukanye kare abasaza ni bwa mbere se cyane kare ganga se ibintu urabirya ni self service ari ibintu tuba tubona mutabasha ariko ifoto ntabwo yigeze ingeraho nta foto nta cyabaye ase uyu mugati kudasa n'uyu ko wadukunze turimo strawberry keke miki ibintu yawe ari byose Jafes ubizi cyane ibitinya ngerageza pebi yabya self service mufate mu gihe ko mumara mudashaka kizarana ni ariko nabonye mutuntu tumeze nk'amahirenda baraturya turatwuma baraturya ko nakure cyane habaho uzo no kwirya mara anniversaire kurya nabonye nari nkuriye urashaka serious mezi wabona kuwe leji kucyumva wanya umwana ataye keke hasi niri saro nanze gushyiraho kamera byari byabaye byiza keke yafashe mu bwanjye arakubeshya ufande hajise akuye umwana ra gazi ntacyo yabaye zino keke ziraryoha mbabwire ikintu kirenze cy'iyi keke ibaze ko ushobora kuyimarana icyumweru itari muri firigo ntipfe ahubwo kreme ziwe ziraryoshye njye nayimaranye kandi icyumweru njya feri itarapfa njye nkundi ikomeye hari abageni bakoze ubukwe mu minsi yashize n'ubu baracyayirya mugane Jafeti bayikoze barakoze ubukwe kuri 25 ariko ubukende banje nanjye mu ngane keke baracyayirya nerakeneye umugabo rero ni umukobwa w'isingo ku miterero ntabwo nabisubiramo ndetse hagurutse mukamureba ndi haguruka ngo abadiaspora bakurebe niri haguruka usoza abadiaspora mwe muretse ndaje tuvugane aje abadiaspora ayo mashyi noneho atuye mu matwi ikarage kuramo igisurubeti kuramo igitebo manze manure neza bushize hariya manze manure ego
umva shyiraho kamera arakubeshya kuramo na jamba jampa nambaye ubusa Abadiaspora. abadiaspora mwabonye guys baburenyasha ndashaka umugabo bose nyegera Kibe nyaki. oya nta kibazo I'm going to represent my daughter. isanzura it's my father guys Wikaraga nyine. Umukobwa utari mu zenguruka turebe Kandi nandi turebe nyine aba diaspora. Aba diaspora turi kumwe hano. aba diaspora nyine bakijya Aba diaspora barankunda cyane ngiye kubera mu cameraman. Hari ukuntu njye nyuzamo nkabanyurizaho. ese ko mutamutamitse ne batamike nerisha oya nari nabuze Aba diaspora. Hari ukuntu njya mbanyurizaho aba diaspora. Samira umva mumuhe mwese Asi no kumutoza gutamira. nagaramenyera kuri yesu we nawe ki bibazo yanze twagigi none hariho kreme nayisanzuka ureba ko atariho kreme ndakwinjiza ntabwo naho nyine hano hatari Abantu kiramo bagisobanura. ikarya keke ibintu yigize Basi aseti. ngo arashaka akawunga umuntu yigize shaka kawunga y'abanyamurenge hejuru umwana wo mu banyamurenge ngo aba yishakira akawunga ariyo dukatamo nka keke iyo muzana kawunga akaba ari mukatamo keke yari kwishima akawunga katagira imboga Kwa anniversary. anniversaire mu kwa 12 abadiaspora abadiaspora mutangire mu bika amafaranga yo kuzanwerera Jafet bucket. Miki Icyapa barakira. kwemvesere miki kwemvesere se twayivese neza turi igisenge Icyapa iwe kirahunguka. Iyo gisenye ese kuri kurya pasi Uri kurya pasi boss. rwose urya abakozi Ya foto yagiye. Kura niko barya pasi. Kuri nayindiye ku cyapa nationally. uko niko barya pasi ongera turebe Umva mbese. Kamurushya. ari igihe waza kurara hanze Shaka na butari. nese arajwe hanze nani ngujye wozo mwaka ryari ese uri mu biki we Abadiaspora kuko bakuze. Mbese ari kurya cake. neri cyane rero ngiye haguruka na kirere cyane cyane ese haguruka ubuse urabona ushaka gukomeza ukabasiba aya hagarara ariko bari kujya kure cyane round baby cyane uko cyicara n'ugashukana Agarura ijambo nawe. Haguruka ariko. Tugeze. Tumaze kurya uravuga tugaca. urashaka uhaguruka bakakubona uyu mwana aranitonze ntabwo ameze nkanjye Ese kumbura abantu nzi ko basanzwe banywa inzoga bari kurya keke. bari n'inzoga ntabwo bijyana gira ikintu bwira nyine abanyarwanda natwe turi hano mwakoze cyane Imana ibahe Twakurikiye keke yo gutana nugira ikibazo. urabona ko tugukunda Ubwo bisanzuye. Adugira inyuma tujyemo twese. Mujye hamwe. Bikagiramo kubera ko abizi ko ari anniversary ya pasi. si kucyumva ko Hagarara aho ngaho. Aho wapi? Ni muri contre jour. Yaba arimo yanitanze cyane. Ni muri contre jour aho. Nibura aho. rero ikibazo mwikijya mubona muri andetse iz'abagore gusa hari anniversaire umugabo arambona Uko mutagendana cyane. nshingiye ku byo nabonye Ese kuri kwisha abadiaspora. Baje guhagarara bakareba. se neri njye ni magararo ndayitangira gutya Eri ari single turi kumushakira. Nicyo nshaka dushyiramo. guys Pasi vuga. mwakoze cyane kumva wishimye Uranezerewe. uranezerewe ndumva nagira nuko nabuze ukimara kubona bagutunga umushyi wakoze byakoreye Ya pasi ya. oya nari Marira y'ingona. utiza kuri ya marira yanjye data kuvuka ni byiza Kubona umugabo bikaba byiza. kuva ngiye nagera muri iyi timu ya regisi ni bwa mbere umuntu avutse tugiye gukomeza tuvuge nanahakuye umugabo gusa nyine biba byiza ko ni regisi turagushimiye ko nyine wazirikanye ku mukinnyi wawe ababosi bake babikora abandi babifata nk'aho muzwa n'akazi gusa ariko iyo nyuma y'akazi umukozi umugira n'inshuti Ariko ntumusabe ruswa ibindi bintu. oya ibyo byo ntabwo Ariko utekereza kabivuze ngo mugira inshuti. nyine nibyo buriya kugira ngo ukorane n'umukozi neza muba n'inshuti Okay.
urumva kuri index nta bushuti mu kazi. ni nk'ukuntu kugira ngo boyfriend yawe mubane neza nuko aba agomba kuba inshuti yawe cyane nk'uko Regis ari inshuti yawe cyane kurusha ko muri aba boyfriend cyane muranisanzurana urabona ko Pasi urabona ko zirahari ziracyaza uriya mukingi y'utana barayiza Yo gutahana bariza. ntabwo njya ese mwaza nzababwira ko navuye kuri boro zero kreme subizi sasa ndumva igikurikiye neza nazivuye burundu Pasi wariye na nubu iyo ndebye kreme ndatete kuko n'ubundi giye gutana bayiriye bano bakobwa irahari ibintu Pasi amugiriye kuri kamera biteye ubwoba. Sasa igikurikiyeho ni iki? cheers Cheers zibaho kuri nuzi. Cheers. Champagne. arabura imiziki ntabwo tugikoza turatashye arabura imiziki dutaye sina kindi gisigaye hari ikindi gisigaye akazi karangiye uyu munsi ntabwo twashutingaga ariko twanze ko umunsi wa Pasi urenga tuzavuga reka tuze kuri tele uko bisi dukora kwa kabiri twabipanze ejo tubikorera wowe kugira ngo dukore ariko mu by'ukuri tuba tugiye kugira ntabwo uyu munsi tubara kameraman. ntabwo tubara. uyu munsi ni uwa Pasi ubwo se wawubara ntabwo tubara. reka reka Pasi tuzi amafaranga. igihumbi cye barakikugira We igihumbi cy'idolari. wamuhaye Cy'idolari we. kitarimo na tikimugeza haba nicyo kimugabo Kabe muri ntuza wo ukadindagiraho. kabe muri nyabati Ntabwo dukunda kunywera inzoga kuri kamera kuko Miki bakunda kunywa tubo nuko mutabizi. Yeah. Niri nk'ibisanzwe ni konyage. intangwe inzoga rwose Pasi ntabwo anywa inzoga. eh Pasi ntabwo anywa inzoga ngo mbagirisha. Yacomyeho icyo kintu. Yarabiretse. Ko nagiye no Ntabwo reje ko nakumenye ry'amakekera. murabona ukuntu ubu tugiye kurya n'ingoko uno munsi basi turi kurya oya reje kamira oya turavuga oya shaka oya ushaka kujya mujya gukora kwa kiramani gusa akosha ariko ntabwo makorera watumamika kwa ariko akira kirashaka nzakwishyura ariko abeshya uzi nigeze kumurera turi kurya ngiye kataramuye inyuma kayise utamenya yafashe agafiriti akuzuza mu munyu n'ubwa kabiri aragera akagutamika arakana kuzuye umunyu n'ubwa kabiri arangije ahita afata ifoke nari ndi kurisha ashyiramo ibiryo ashyiramo urusenda urarutamira ndarutabise yese cira amaraso ese boss tubwizanye ukuri oya urumva ese waterwa we n'ibintu yarasaba rwibigize umwicuro nari urusenda rwose nkarumira nihagaze mu bantu bakabona afite amaso atuje kenshi nta rusenda bashyiramo no kugira ngo idapfa vuba urusenda rwitse mbara iminsi wabyemera uriya izindi kageze muri tayari kwakira bebe wa Regis Nasezanye nka gasese. hagati y'umugeri niwe uzi gupima abana wenyine kwakundikira biyakarinda buri munsi Keke ifashe mu bwanwa ndebera. Keke ifashe mu bwanwa. Keke ifashe mu bwanwa. baburetse shyiraho hano Miki naramukasa tayani niba mukona Miki yasana bizaba ari ibindi birori azaba ari yawe nibiboneza undi yabura kuba ari yanjye yaba ari yanjye niga noneho hano mfite kadi itabaho yo guhereza mfite mastercard iriya na ipasi ni oya mfite gold card iriya na ipasi ni kadi isanzwe kadi mfite hano ya gold icyo miliyoni 16 ku munsi naramuka indifashe ntabwo ndibyerekana inyuma ko ariko nawe iwanyu bagusigiye inoze ngiye mu rugo ndumva nk'umukiriya bamusigiye hari ibirwa afite ibibuga by'indege ikarita nzahita nyimuka bitari ibanga iyi karita mu mwaka wayimpaye se nkagerageza uburyo nsama mu gihe oya karimo yasabubwiye atwite ari kuyikora Kose ko umwana atangiye gutera imigeri kandi Regis ntamuzi nk'indwanya. ye uzana ndebera ko umukobwa atwite shyiraho kamera kugira ngo ivugane bandeba ndeba ku ijosi hano akuntu kabaga gatera hano
no hano mu ntege no mu malaria karatera umva dadi mu ntege harebera hano no mu ntege no mu ntege barabiharebera rega ngiye kubatabizi malaria hano si atera cyane ngiye nize biology karatera nukuri ntabwo byageza kintashiri ni biology nibyo satera inda utwite gutya kandi wana nwite bitegenda mwana ibyo ntabwo bajya editing izi bonus ntabwo zigeze editinga unayivanaho pasi ntagarira nari nangiye gusinzira mu ngabo muri mudu ndebe na bintu biranshimisha ijana ku ijana ugiye kurya n'inkoko nize muri anniversary y'abandi wisize wari ubizi reba ukuntu wisize reba ukuntu wisize yaze ko yisize kubera gushaka aba diaspora yisize kuruta wakoze guys nagira mu mbona ariko kino gikorwa ni nakiza diaspora baba bafite amafaranga mu mutima ariko uburanganira yacangaye neri wacangaye nk'umugabo neri uri kuri kamera byibuke wacangaye amanga y'imiki yo y'inkwano ya diaspora mvire iwacu muzaze mugane nabo ngiye ntago reka tubaze umusaza ugereranyije nera ahagaze angahe hejuru y'umunani bitewe n'ahantu avuka n'umuco n'agaciro baha umwana w'umukobwa igikondo mazayiro ntago mvuga igikondo nkurikije ahantu avuka ni hahandi hajya umutunzi atari umworozi ndabisubiramo umuryango wabo aho Neri avuka ni mu batunzi ntabwo ari mu borozi urumva rero hagomba kujya umworozi bivuge ngo ni hahandi uzagenda icyo baguciye ukaba utari kugitanga gusa baraganira hari abantu b'abasaza baganira bakabyuzuza none se kwa pasi we wenda kugira ngo ni pasi wenda ari igikondo hafi y'ana bakumanya pasi we urabona ari nganga niba avuka igikondo igiswahili gusa mu giswahili bavuga gute okay fine niba avuka igikondo uretse gato uretse kwa niba uvuka igikondo umukobwa wundi bamwita mukobwa jana njye niko nitwa urumva bamwita mukobwa jana bari kuvuga sheri ariko niko nitwa hanze umukobwa ubundi pasi ubundi umukobwa ni mukobwa jana umukobwa se ni mukobwa jana ko bari kuri kuguhamagara bivuge ngo kubera ko Kigali nta nzuri mufite ni ukuvuga ngo bashobora kuba bayavunja mu nyama cyangwa se mu mafaranga nta kibazo iwacu bazani ariko ahangaha kwa Neri ni ukuzana ni hahandi bo bakubita umujugujugu iriya bashaka abasore b'iki ariko kwa pasi abana avuga aboneka amafi cyane n'indaga niba haboneka amafi n'indagara rero hari umuntu hari umuntu yabakora icyuzi avuka mu karambo Pasi mufite ahantu byibura hajya nk'icyuzi umutima wawe uzukuri kangure okay fine ngaho tugira aho uvuka byanyabyo kandi seriye ibitanya byo uvuka he mu karambo hariya muri la santi ntabwo mvuka mu karambo pasi nagaru w'i Kigali ubwo ni mu majyepfo aho y'ubugari aho bita he ariko mu Muhanga mu cya kabiri uzi bari y'ubugari bwinshi hari n'abatunzi mu cya kabiri babwire mu cya kabiri ni mu cya kacyo mu cya kabiri ukati murambi gutya nahazi ukuntu ari kwikiriza hariya mu cya kabiri twe tubageza ari aho bahinga imyumbati ibijumba n'ibishyimbo ibyo kwakira abantu ntabwo byagira hariya nta n'urwuri bafite hariya bakora nawe ni mwabyumvishije ko kwa Pasi wo abakobwa banjye bose ni beza mubareba ariko bashyiraho kamera big aseka neza afite mu kanuza heza dore kumbabaza umutwe aseka neza ngo wiwe mutaka kuko ushobora gukubitwa njye ntabwo yemerewe umushyizeho nabi wakwiruka babireba nyine ndumva rero guhitamo ni ukwanyu guys guhitamo ni ukwanyu kandi imyaka yabiruzuye rwose nimuturongorera abakobwa ntibagire gute nimuturongorere abakobwa reka dushyiraho n'ibiciro ku mugaragaro tunasoza ibiciro kuri Neri
tudaciye ku ruhande niba uri mu diaspora niba uri umunyarwanda niba uri umugande niba uri umukongomani niba uri umurundi niba uri hehe ibiciro byumvikana kandi ntimusubize neri karame 450 amafaranga ibiceri niki turamutse tubaye twashwanye mwatanga tuwase pasi wagize ni ibyo tuziyumvikanira nakumvikana ariko nibavuga ariko ni mujye hejuru $120. Yego man. nese ko numva twebwe ari 400 neri impamvu ari 450 I have a nyash arabyivugira miki impamvu ari turuwasa mwashwanye twashwanye numva arahavuye akushaweje Pasi se kurumva ari uw'amaki ari nayo mpamvu yo make uko yavutse ataramenya ubwenge ariko weze ugiye pasi bamufatiye pasi reka nguha avansi